kwiye. Imana yacu nishimwe. Ndanezerewe mu mutima wanjye kuba aha hantu. Imana yumve ko nyishimye. Mfite ishimwe ku mutima kuko inyemereye kuba aha hantu. N'ubuntu bwayo. Wenda undi muntu ntiyabyumva ariko jyewe nzi uburemere bwabyo kubw'intambara nyinshi zabaye mu gitondo kugira ngo ngere aha ngaha. Ndanezerewe rero Imana yo mu ijuru yumve ko nyishimye ko yangiriye icyizere ikamu ubutumwa uyu munsi kugira ngo tuganire. Yesu nashimwe. Badusomeye ijambo ry'Imana ntabwo turi burisubiremo gusoma ahubwo ndagira ngo tuganire. Nifuje cyane ko tuganira ku ijambo natekereje guha umutwe uvuga ngo umugisha wawe uri mu muhamagaro wawe. Yesu nashimwe. Umugisha wawe wowe waje hano uyu munsi cyangwa se uwaba duteze amatwi ku mbuga nkoranyambaga akaba ari gutega amatwi iri jambo, umugisha wawe uri mu muhamagaro wawe. Yesu nashimwe. Maze iminsi ndi gutekereza impamvu ubona wenda abakristo tuba mu murimo w'Imana ukahaba ariko ntukure ntutere intambwe, ukabona nyine hari ikintu kikibura kandi ukamaramo imyaka myinshi ariko ukabona ntabwo uri gutera intambwe. Imana itugirire neza. Ndagira ngo mu ijambo ry'Imana Imana igerageze gusobanura, Imana isobanurire buri wese umuhamagaro we. Twumva ijambo ry'Imana buri wese yumva umuhamagaro we, Imana imuhumura amaso amenye aho ahagaze niba ariho akwiriye kuba ahagarara, yumva umuhamagaro we kuko umuntu wese uri mu muhamagaro we umugisha we uri mu muhamagaro we. Imana yacu nishimwe. Badusomeye inkuru z'umugabo witwa Aburahamu. Maze iminsi ntekereza kuri uyu mugabo w'ikirangirire muri Bibiliya, ni ikirangirire ni icyamamara. Ndetse n'Abasilamu Aburahamu baramuzi, Korowani Aburahamu arimo. Ni ikirangirire ushatse wenda kuvuga ngo inyuma ya Yesu kuri Bibiliya Aburahamu azamukurikiye. Kuko natwe twitirirwa urubyaro rwa Aburahamu. Siko bimeze? Uriya mugabo ni ikirangirire. Maze iminsi rero ntekereza ibintu bidasanzwe yaba yarakoze byamuhinduye kuba ikirangirire. Nkibaza ngo ni ibiki yakoze byatuma mbese urumva hari igihe hari ahantu najyaga nyura ndi kujya za Gisenyi bakavuga ngo ku kirenge cya Ruganzu, bakavuga amateka y'ikirenge cya Ruganzu bakahashyira n'ikintu cy'urwibutso bavuga ngo yarakandagiraga ikirenge kikaguma aho ngaho akaba amateka. Hanyuma nsoma mu ijambo ry'Imana ntangira gutekereza Aburahamu ikintu cyamugize ikirangirire niki. Imana itugirire neza kandi twigishe. Yesu ashimwe. Badusomeye ijambo riri mu Itangiriro igice cya mbere ibice 12 umurongo wa mbere kugeza kuri 4. N'amagambo avuga ukuntu Imana yahamagaye Aburahamu. Ariko igitangaje kuruta ibindi byose wenda ngira ngo twongere dusomemo gato. Umurongo wa 4. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Loti ajyana nawe ubwo yavaga i Harani. Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Yesu nashimwe. Mbajije ahangaha muri iri teraniro abantu baba bafite n'imyaka 50 cyangwa hejuru ya 50 bashobora kuba ari bo bakeye. Murumva imyaka 75 niho Aburahamu yumvise ijwi ry'Imana rimuhamagara nk'umusaza. Numva yari umusaza, kuri jyewe numva yari umusaza, sinzi wowe uko ubyumva ariko numva yari umusaza. Yesu ashimwe. Ndagira ngo tugendane. Ku myaka 75 Imana iramuhamagara kandi imubwira ikintu gikomeye cyane. Aburahamu Imana yaramubwiye ngo va mu gihugu cy'iwanyu, mu muryango w'iwanyu, mu nzu ya so. Niko badusomeye, siko handitse? Ku myaka 75 umusaza w'imyaka 75 agafata uturago
sinzi niba mwarabonye abantu bimuka, niba wowe utarimutse basi wabonye abimuka. Ni ibintu bigoye muri iyi si y'Imana, kwimuka ni ibintu bigoye, ariko urakimuka uzi naho ugiye. We yahagurutse Imana imubwiye ngo uzajya aho nzakwereka. Nicyo Imana yamubwiye. Umusaza arahagurutse n'umugore n'umuryango wose n'umwana wabanaga nawe ari we Loti, arahaguruka n'ibyo atunze. Bibiri tubwira ko yahagurukanye n'ibyo atunze. Yumvise ijwi rimubwira gusa ngo va mu gihugu cy'iwanyu, mu muryango wa so, mu muryango wanyu no mu nzu ya so. Shobora kuba yari afite umuryango mugari, ahantu wabaye igihe kingana gutyo imyaka 75, namwe murumva yari afite n'inshuti nyinshi. Kintu Imana yamusabye gukora cyari gikomeye cyane. Sinzi niba mubyumva nkanjye, ariko ikintu Imana yari imusabye gukora cyari gikomeye. Imana yacu ishimwe. Ariko umuhamagaro w'Imana, Yesu nashimwe, uzi igihe ushakiye, ariko wawugenderamo niho umugisha wawe uri. Bibiliya iratubwiye ngo nzaguha umugisha. N'ibintu byose Imana yamusezeranije yari ihereye kuri rya jambo rivuga ngo va. Nagerageje rero gutekereza ibindi bintu biri inyuma yo kuva yaba yarakoze bitandukanye. Se Aburahamu yubatse urusengero? Nta rusengero ngewe nabonye mu bihe nasomye Bibiliya, nta rusengero Aburahamu nabonye yubatse. Hari abavuga butumwa bibirangirire bakoze ibintu bitangaje, noneho bakasiga n'inzu zibitirirwa, nyine akaba bavuga ngo iriya nzu cyangwa rura rusengero rwubatswe na naka. Nta hantu muri Bibiliya bitubwira ko Aburahamu yubatse urusengero. Yewe nta n'abantu Bibiliya itubwira ko Aburahamu yabwirije, simbizi. Mwebwe niba mwarabisomye ni byiza, ariko jewe nta hantu mbibona ko yabwirije abantu. Ikintu nzi nuko yatozaga bo mu rugo rwe, icyo cyo naragisomye. Ariko kuba yarabwirije abantu akabwiriza iteraniro rinini, ntabyo nasomye. Hari ibindi bintu byinshi biranga abantu, nyine abantu bakoze umurimo w'Imana, ukavuga ati bari abantu n'abanyamuhamagaro. Abahanzi, umuntu agahanga indirimbo, Aburahamu nta ndirimbo yahanze. Hariyo muzi? Hari ibintu byinshi nyine twebwe tureberaho abantu bari mu muhamagaro, abantu bazi kuvuga ubutumwa, mbese ngo bagasatura bya bindi tukavuga turi ari mu muhamagaro kubera nyine yabishoboye. Aburahamu niba mubizi nta n'ikigo cy'imfubyi yubatse. Bajya batubwira umubikira witwa Maria Teresa, abantu benshi baramuzi, yari uwo mu Buhinde, baramuzi, bamuziho ibintu byiza yakoze kandi ni byiza. Ukuntu yagiraga umutima wagutse wo gufasha abakene, gufasha abantu badafite icyo bafite. Ariko Aburahamu ibintu bibiri namusomyeho. Icyambere hari ukubaha. Niba Imana ivuze akubaha, Imana itugirire neza. Icya kabiri hari ukwizera. Niba Imana ivuze akizera ko Imana ariyo kwizerwa, akwiriye kujya aho imujyanye, aho imwerekeje. Kavuga ati okay, niba ari Imana ibivuze izabyimenyera, aho nzajya izahimenyera. Imana yacu ishimwe. Imana ishimwe. Umuhamagaro wa Aburahamu utandukanye n'uwawe, utandukanye n'uwanjye, utandukanye n'umugabo witwa Dawidi. Reka muvugeho gato cyane. Umugabo witwa Dawidi we umuhamagaro we wari ukurwana. Bindi ntubimubaze, kuko yagerageje no gushaka kubaka inzu y'Imana, Imana iramubwira ati reka reka. Umuhamagaro wari uwo kurwanya abanzi b'Imana. Imana idufashe. Navuga benshi, Bibiliya itubwira abantu benshi bagiye bakora ibintu bitandukanye, n'abatugejejeho ubutumwa bwiza byatumye tumenya twakira agakiza, tumenya ubutumwa bwiza, n'abandi bagiye bakora imirimo myinshi itandukanye, n'uyu munsi baracyahari. Ariko ndagira ngo nkwibutse umuhamagaro wawe uri, umugisha wawe uri mu muhamagaro wawe. Kuko Aburahamu
yagenze mu muhamagaro we, yubaha icyo Imana yamubwiye, abona umugisha. Natwe turi umugisha kuri Aburahamu, natwe turi mu gisekuruza cya Aburahamu kubera rya sezerano ry'umugisha yari afite, yumvira gusa ijwi ry'Imana. Icyo ngicyo cyo kumvira cyaramuranze kandi kigendana n'umugisha Imana yari yaramusezeranije. Imana ishimwe cyane. Yari afite icyo cya kabiri cyo kwizera. Muribuka igihe kimwe Imana yaramubwiye ati ndashaka kujya kuntambira uriya mwana wawe Isaka. Ntabwo twavuga mu nkuru za Aburahamu kuko murazizi cyane, ni inkuru tuzi kuva twinjira muri Sunday school, inkuru za Aburahamu turazizi. Ariko Imana yaramubwiye undi munsi ngo jya kuntambira umwana wawe Isaka. Nta kindi yamubwiye. None se Imana yari kunywa amaraso ya Isaka kugira ngo ibyibuhe? Ntabwo. Mu by'ukuri ugiye kwibaza, ukibaza impamvu Imana yari ibikoze, wowe ubwawe watangira kubaza, gushyiraho ibibazo. Kuki? Ukayibaza kuki? Ko mfite ishyo ry'intama wafashe iryo, ko mfite inka ibihumbi wafashe ibyo. Watangira kwibaza ngo kuki? Ariko Imana yamuhaye itegeko, yumvise ari ijwi ry'Imana ahita yumvira. Imana ishimwe cyane. Uwo mugabo ni icyitegererezo cyo kumvira. Yesu nashimwe. Byamuhesheje umugisha, bituma n'uyu munsi akivugwa, afite ijambo, aracyavugwa, aracyavuga Aburahamu, kandi mu kintu kimwe gusa cyo kumvira. Imana yacu tugire neza. Badusomeye rero indi nkuru. Iyo yo ni Yesu wayivuze. Yesu ashimwe. Inkuru y'itaranto nayo murayizi, ntabwo bikenewe ko twongera gusoma Bibiliya kugira ngo mwibuke iby'itaranto. Itaranto Yesu aricara arabaganiriza, yakundaga kubigishiriza mu migani. Noneho arababwira ati rero ibi ngibi bimeze nk'iby'umuntu wari ugiye kuzinduka, ngo afashe urugendo, agiye kugenda, afata umugaragu umwe amusigira itaranto 5. Hari akantu numva nifuza ko twongera gusoma amaha karyoshye cyane. Yesu ashimwe. Ni handi twasomye muri Matayo ibice 25 uhereye ku murongo wa 14. Reka dusome wa 14 n'uwa 15 gusa. Bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzinduka mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aha umwe itaranto 5, undi amuha 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye. Muhaca akarongo. Yesu nashimwe. Uko umuntu hari uwo yahaye 5, hari uwo yahaye 2, hari n'undi yahaye 1. Se yagiraga abagaragu 3 gusa. Ntabwo Bibiliya tubwira ko yari afite abagaragu 3 gusa, ariko yari umutunzi, nicyo twabonye. Ariko umwe amuhe 5, wanavuga uti no muntu nawe yarobanura ku butoni. Nibura uwo 1 yamuha 2, we 5 akamuhenye basi. Ariko Bibiliya irambwiye ngo uko umuntu. Yesu nashimwe. Tugaruke ku ijambo turiho. Nababwiye ngo umugisha wawe nushaka uvuga ati wanjye, uri mu muhamagaro wanjye. Ushyireho wanjye, ujye wongeraho wanjye. Ntabwo ari umuhamagaro wa naka, si umuhamagaro wa pasiteri, si umuhamagaro w'umuyobozi wa korari, si umuhamagaro w'umuyobozi w'abadamu, umuhamagaro wanjye. Yesu nashimwe. Abantu Imana, iki ni ikigereranyo Yesu yavugaga, ariko Imana yaduhaye impano zitandukanye. Ngo bamwe bahaye kuba bavuga butumwa, abandi abaha kuba abigisha, abandi abaha kuba ibintu bitandukanye. Iyo niyo taranto yawe. Yesu nashimwe. Abantu dutekereza itaranto gusa mu mafaranga, ukavuga uti abandi Imana yarabahaye, jewe se yampaye iki? Icyo yaguhaye icyo nikizakubaza. Ntabwo uriya muntu yahaye itaranto 1 yamubajije iby'itaranto 5, yamubajije iby'itaranto 1 yamuhaye.
ntabwo Imana izakubaza ikitaguhaye, ariko birasaba ko usobanukirwa yaguhaye iki. Mbese umuhamagaro wawe uherereye hehe? Uri muri korari, uri mu bantu bategura urusengero, indabo n'ibindi, uri mu bavugabutumwa. Imana yaguhaye, umuhamagaro wawe uherereye hehe? Kwigisha abana se? Guhugura urubyiruko se? Ariko Bibiliya iranavuga ngo n'abakecuru nabo bahugure nka mama wawe, nabo bakeneye impuguro. Ushobora kuba nawe nubwo uri urubyiruko, Imana yaraguhaye impano yo guhugura abakuze. Imana yacu ishimwe. Umuhamagaro wawe urihe? Ari igihe dushakira umuhamagaro ugashaka itaranto y'abandi, ariko iyo ufite iyo ni Imana yaguhaye kandi niyo izakubaza. Uretse n'ibyo gusa, iyo niyo irimo umugisha wawe. Imana idufashe. Umugisha wawe uri muri ya taranto wahawe. Byashoboka yuko umuhamagaro wawe Imana yaguhaye ababyeyi, nako yaguhaye abana ukaba umubyeyi, umuhamagaro wawe ari ukurera umwana. Hanyuma ugasanga umwana ntabwo umugiriye umwanya wo kumurera, kandi umuhamagaro wawe ni uwo gusa. Kubera iki? Uwo mwana Imana iramurebamo umuntu udasanzwe mu gihe kizaza. Imana idufashe. Se nk'umubyeyi wabyaye Mose, yarazi ko azaba umuntu ukomeye agakura ubwoko bwa Isirayeli. Hari aho yarabizi, ariko umutima we yumvise uyu mwana adakwiriye gupfa, agira ishyaka, amara igihe ari kuboha kariya kato. Ntabwo byafashe umunsi umwe. Muratekereza ko umuntu yaboha ubwato umunsi umwe? Yabikoze, wenda tuvuge ko yabikoze icyumweru, ariko yabikoze mu mutima watekereza ngo uyu mwana akwiriye kubaho. Icyo ngicyo gusa, agira ishyaka ryo kuboha akato, arakaboha. Imana idufashe. Ntabwo yarazi icyo ari gukora, ariko we yarari mu muhamagaro we, ari kurera umuntu uzagira umumaro, akagirira umumaro ubwoko bwose bwa Isirayeli. Imana yacu nishimwe. Itarantu ufite uyu munsi wijya kuyishakira ahandi, wishaka kuyahawe Cecile afitiye, nawe natayigenza azayamburwa, kuko Bibiliya iratubwira ngo udafite azakwa n'ibyo yari afite, ufite yongererwe, ninayikoresha Imana yampaye izayinyambura. Nimutekereze rero ko impano zacu ziri mu rusengero, umuhamagaro wacu ukaba uri mu rusengero gusa. Imana idufashe. Nababwiye umuhamagaro wa Mose, nako wa Dawidi. Jewe iyo usomye ibya Dawidi ukabisoma, ibintu byose Imana yamuteguye kuva mbere. Ajya kuragira intama, agahura n'idubu, agahura n'intare, akaba umurwanyi kuva ari umwana mutoya. Umuhamagaro we kwari ukurwanya ubwoko bw'Imana, abanzi b'Imana, akarwanirira ubwoko bw'Imana. Imana itugirire neza. Watekereza rero ngo umuhamagaro wanjye urihe? Ntabwo uri ahantu utekereza ko abantu bakwiriye kuba bakubona, ahubwo isubire mutekereze neza. Umuhamagaro wawe Imana irawugusobanurira. Umugisha wawe niho uri. Imana idufashe. Hari ibintu byinshi dukora bitandukanye. Njyewe ndi umufundi mu buzima busanzwe, nkabona yuko umuhamagaro wanjye uri muri ako kazi ningakora neza, mbonamo ko umuhamagaro wanjye uri muri ako kazi ningakora neza. Hari abandi bafite umuhamagaro mu buvuzi, hakaba umuntu wamugezeho neza, abantu bose bavuze ngo byarangiye, nawe akavuga ati reka ngerageze, ariko avuga ko ari ukugerageza. Uwo muntu akaba azaba umukozi w'Imana uzahindurira abantu benshi kuri Kristo. Wowe wamuvuye kwa kundi nk'akana kakavuka ku mezi 6, umuganga akakareba akavuga ati aka kantu, nawe akabona amahirwe yuko kabaho, amahirwe ni 10% cyangwa se ni 1%,
ariko noneho akagerageza akavuga ati reka ngerageze ibyo nize, wa mwana akazaba ikirangirire, akazabwiriza abantu ubutumwa bwiza, abantu bakamenya Yesu bagakizwa. Imana ishimwe. None uriya ntabwo abona umugisha nyuma y'uriya mwana, umugisha ukamukurikirana no ku rubyaro rwe, kubera wa mwana yitayeho nubwo yamuhaga amahirwe 1%. Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo nkubwire itaranto yawe ntujye kwishakira ahandi, gusa ndagira ngo nkubwire ko cyari igihe cyawe cyo kuyigenza. Niba uri kuyigenza ni byiza, shyira makete ushishikare, ariko kandi niba wararangaye, uyu ni umwanya wawe nyiri itaranto ataragaruka, kugira ngo uyigenze neza, kuko umugisha wawe nimuhishe. Imana ikugirire neza. Pawulo yandikira Timoteyo ijambo rinezeza cyane muri Timoteyo wa mbere ibice 6:6. Nongera ngo turangirize. Yesu nashimwe. Muri Timoteyo ibice 6:6 handitse ngo icyakora koko kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Yesu nashimwe. Nuwo murongo gusa ngo icyakora kubaha Imana no kugira umutima unyuzwe harimo inyungu nyinshi. Tubifitiye ubuhamya kubera ko Aburahamu ni icyitegererezo cyuko yubashye, yarubashye, nta kindi kintu, ni ibintu bibiri yakoze gusa, ni ukubaha n'Imana akayigirira icyizere, abona umugisha adafite naho yakwiza. Mwene data, uyu ni umwanya wacu wo kwitekerezaho, wo gutekereza uruhare rwacu nk'abanyetorero, no gutekereza umuhamagaro wacu kugira ngo itorero ry'Imana ryunguke cyangwa ryaguke. Iyo tarani Imana yaguhaye ndabizi neza nuyikoresha neza, itorero ry'Imana rizunguka. Si nibyo gusa, Imana idufashe nawe uzunguka. Yesu nashimwe. N'abagukomokaho bazunguka, n'abakumvise bazunguka, kuko wahagaze mu muhamagaro wawe neza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndagira ngo dusenge Imana. Turafatanya gusenga Imana, tugiye kwinginga Imana kugira ngo idufashe. Igiye kuduhumura amaso tumenye umuhamagaro wacu. Niba tuwurimo tumenye icyo dukwiriye gukora muri uwo muhamagaro. Icyo ni kimwe. Ariko kandi turashaka ko iduha ubwenge kugira ngo tumenye kugenza ya taranto Imana yaduhaye, kugira ngo tutajya mu cyerekezo kitari cyo. Imana idufashe. Hari agakuru nibutse gatoya k'umwana. Umwana yajyaga ajyana n'ababyeyi be mu rusengero, inshuro nyinshi akajyana nabo. Noneho basohoka ababyeyi bakajya guhoberana hariya, bahoberana baganira babazanya amakuru. Umwana akaba bored. Mbese umwana ntafite aho ajya, ntafite abo baganira bari mu kigero cye, akumva nyine ntaryohewe, sinzi ikinyarwanda cyabyo neza. Noneho umwana agahagarara hari akabona umuntu wicaye imbere y'amarembo y'urusengero buri munsi, buri cyumweru uko baje akamubona yicaye imbere y'urusengero, uko baje akamubona yicaye hariya. Umwana aza kuzagenda ajya mu rugo, yandikira wa muntu, aramubwira ngo ndagira ngo tumenyane. Buri gihe iyo mvuye mu rusengero mbona uri hariya nta muntu ukuvugisha, nta n'umuntu ugusuhuza, ariko jewe ndashaka ko tumenyana. Nanjye iyo dusohotse simba mfite uwo mvugana nawe, nunyemerera ndashaka ko tujya tuganira. Cya gihe nyine ababyeyi bari kuganira n'inshuti zabo, nanjye tukaganira. Waba unakeneye ibyo kurya ukambwira, nkakuzanira ku byo kurya baba bampaye. Murabyumva? Urwo rwandiko nararusomye rwari mu Gifaransa, numva ngize ikintu ku mutima. Ndavuga niba umwana ungana utyo ashobora kureba igikenewe, nko mu rusengero rungana gutya, abantu bangana gutya bose bakaba uriya muntu nta numwe bamubonye, ariko umwana akamubona agatekereza ko hari icyo yamufasha.
nta nubwo ari ibintu bikomeye cyangwa bihambaye yari akeneye n'umuntu umubwira ati Yesu aragukunda. Uyu mwana yateye intambwe, ni ukuvuga ngo umuhamagaro w'uyu mwana ni uwo kumva abantu, ariko yabitangiye ari muto. Dufite rero imihamagaro itandukanye. Muratekereza ko uyu mwana nta mugisha azabona mu kuganiriza wa muntu abantu bose batitayeho? Kumuganiriza, nese uriya mwana afite amafaranga arakora se? Nta bintu uriya mwana afite byo guhuriya muntu, ariko uriya muntu akeneye n'umuntu umubwira ko kuba uri umuntu Imana irahari iragukunda, Yesu aragukunda. Icyo ngicyo uriya muntu aragikeneye. Gusa twebwe kubera ko tutagirira umwanya Imana, ntabwo tumenya umuhamagaro wacu. Urumva, reka jya ndeba mu buzima bwacu busanzwe. Hano mu rusengero dufite inshuti nyinshi, nawe ufite nyinshi, ariko hari igihe njya ntangara nk'umuntu bakambwira ati yewe atamaze amezi 3 mu bitaro. Ntabwo bijya bibabaho, kandi turavuga ngo turi bene data, turi inshuti, mbese tukavuga turi inshuti mu rusengero. Ukumva barakubwiye ngo urabizi nakamaze amezi, wenda ukabura mwibutsa ukavuga uti se amakuru ya naka, bakakubwira ngo yewe ngo amaze amezi 3 mu rusengero nako mu bitaro. Murasengana buri cyumweru uraza ntumubone, amezi 3 arashize. Ntabwo nzi niba byari byababaho mwebwe, giye byambayeho, bijya bimbaho, bizongera binambeho, Imana ingirira ubuntu. Ariko icyo shaka kubabwira muri icyo si uko ntamenya amakuru, ahubwo umuntu wegeranye n'uwo muntu byanze bikunze arabizi ko uwo muntu arwaye. Umuntu usurana n'uyu muntu arabizi ko uyu muntu arwaye. Umuntu baturanye wenda mushobora no guturana n'umuntu nawe akajya mu bitaro akamara n'icyumweru utabizi, kuko ntimugendererana. Ibya Kigali ho nabonye ari agashya. Mu cyari wacu ho ararwaraga, umusozi wose ukabimenya ko kwa naka bari mu bitaro, ugemura mu gitondo bakajya ibihe, ugemura saa 6 na nimugoroba gutyo. Ibyo nabyo ni impano idafitwe na bose, kandi ntuzagire umutima ukuremereye kubera ko utabikoze. Gusa niba ari umuhamagaro wawe nubikora ni mu mugisha wawe uri, ariko nubitabika bizemera, niwanga kubikoresha nabwo bizemera, ariko Imana izabikubaza kubera ko ari impano yaguhaye. Kizakubwira yuko uri mu muhamagaro wawe, cyambere nuko uzabona umugisha, cya kabiri nuko uzumva amahoro mu mutima numara gukora icyo mu muhamagaro wawe. Imana ikugirire neza. Ndagira ngo rero twumve ko imihamagaro yacu yagutse kandi itandukanye, ariko buri wese asenga asaba Imana imuhumura amaso, amenye umuhamagaro we aho uherereye. Yesu natugirire neza. Ikindi cya kabiri, ndagira ngo tekereze ko buri wese afite icyo afite. Mbahaye urugero rw'uwo mwana. Icyo yakoreye uyu muntu cyaranditswe kubera ko cyamukoze ku mutima, kimugarurira ibyiringiro. Uyu mwana nta mafaranga afite, nta n'uwundi mwanya yabona kuza ku rusengero kubona wa muntu, ariko wa mwanya abandi bari kuganira warawukoresha neza, awujyane mu muhamagaro we. Twabyumvise. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, Imana ibaha umugisha, Imana ibahumure, buri wese ahagarare mu muhamagaro we, ni mu mugisha we uri. Muhaguruke dusenga Imana. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, turaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagushimye ku itorero ryose turi imbere yawe, kandi ukaba waraduhamagaye mu mihamagaro itandukanye kugira ngo ubwami bwawe bwaguke. Si ukugira ngo Methodiste Kicukiro yaguke gusa, ahubwo no kugira ngo ubwami bwawe bwaguke. Turasenze mu izina rya Yesu kuri buri wese wagize umugisha wo kumvira ijambo, kugira ngo umuhumure amaso, amenye aho ahagaze mu muhamagaro we, kugira ngo uduhe ubwenge tumenye uko tugenda mu muhamagaro wacu. Uwiteka Mana Nyiringabo, ntabwo twamenye icyo dushakaho tutakwegereye.
ndakwinginze kugira ngo uduhe imbaraga zo kukubonera umwanya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Shuguri zaradutwaye, ni ukwiruka umunsi ukira uwundi ugatambuka tutanabaye imbere yawe n'iminota 5, ariko turakwinginze kugira ngo uduhe imbaraga zo kwisubiramo no gutekereza ko dukwiriye kukubonera umwanya kugira ngo tuganirize tumenye iby'uyu muhamagaro waduhamagayemo. Utugirire neza Uwiteka Mana Nyiringabo, ubuntu bwawe butuganze, buri wese akugireho umugisha ku ruhande rwe, buri wese Uwiteka Mana ahagarare mu mwanya ushaka ko ahagararamo, akubahishe kandi akubahe. Mwami Imana yacu, nawe utwubahishe. Reka icyubahiro kibi cyawe, reka itorero ryose ritahana umugisha wawe kubw'ubuntu bwawe bwinshi busaga. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, urakoze. Amen.